jewe rero yazaga aze kureba nk'intabwa yagowe ariko yahagera nkamuhereza icyubahiro kimukwiriye kuko urumva yari umutware twe dufitanye abana. Rero icyo gihe araza asanga naraye mbyaye atazi ko nabyaye nk'ejo. Arakomanga ndakingura abana bari basinziriye hanyuma asubira inyuma ankubita umugeri munda. Iryo joro ry'umunsi wa kabiri ankubita umugeri munda ndi umubyeyi mubisi nikubita hasi mbanza kano gatwe hasi umhubukamo matrisi irahubuka ijya hanze ingana n'igi. Umuvu w'amaraso uratemba. Rero nakomezaga mvuza induru hasi. Umwana wanjye mukuru Dota niwe wavugije induru. Umugabo yitwaga Manuel twari duturanye aho Nyarubuye araza asanga ndyamye mu irebe ry'umuryango umuvu w'amaraso nyine urimo uratemba. Nahuye n'ikibazo matrisi iri hanze. Icyo gihe yarayihuse uwo mugabo aragenda afata urupapuro arandika. Yari umuganga Nyarubuye Nyarutunga kuri dispensary yaho. Yandika urupapuro aravuga ngo umwana uzapfa azajyana na Tesire ariko uzabaho aho nzagarukira nzamusanga kandi nzaza mbishatse ntacyo nibagiriwe mu Rwanda. Ubwo urumva we yakuyemo amaguru ariruka. Anyura ahantu Ndego ku cyambu cya Ndego atunguka Ikaragwe yanyuze mu nyanja rwa Kigeri atunguka Ikaragwe ubara ahantu mutukura muri Uganda. Aho yansize aho uhibaze mbaye mbwira abanyarwanda ko cyangwa se isi yose inteze amatwi ko Imana iteturura aho yansize nta muntu wari kumpagurutsa. Mama yaratuye ku Rusuma ahantu boda jewe ndi Nyarutunga Nyarubuye hano kugira ngo angereho yangezeho mu masaha ya 5 z'amanywa. Njyanye muri rya rebe ry'umuryango matrisi iri hanze umura ungana nk'igi umuvu w'amaraso watembye uruhinja ruri ku buriri jewe ngaramye mu rebe ry'umuryango. Aho ngaho hatari Imana yahagukura atari amaboko y'Imana maremare atabara bayo abayimenye abayizeye abayikorera kuko Imana irahira ikavuga ngo humura ntago nzagukoza isoni ntago isoni zizagukora nta nubwo ikimwaro kizakugeraho wizeye izina ry'Imana. Rero abantu baraje mu gitondo bafatikanya na mama banshyira mu ngobyi banjyana i Kigali. Ikibungo bantransfera i Kanombe mu kigo cya gisirikare hari niho basaza banjye batatu bari. Aze mwene data dukurikiranye kuri duhumurizanye TV ni kwa kundi tudahwema kubaganiriza ndetse no kubatumirira abatumirwa kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya butandukanye. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu witwa cyangwa araza kubyivugira reka ne kumuvuga nge ndamuzi ariko ndabizi ko nabandi mudukurikiye bamwe muramuzi. Nawe rero utamuzi ndagukumbuje kugira ngo tuze kubana umwumve umukurikirane maze wumve ubutumwa gufitiye muri uku kwezi. Ku kwezi kwa mbere rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana iraguteturuye kandi guteturuye mu bantu. Nazanye umutumirwa rero kugira ngo tuze aze kuduha ubuhamya bw'ubuzima bwe kandi atubwire koko niba Imana igiteturura kuko akenshi hari igihe abantu dushobora kumva ijambo rivanga Imana irateturura ariko tukaba tutari twabibona. Noneho rero dufite umutumirwa wacu turaza kumubaza kugira ngo atubwire ese koko Imana irateturura. Aratubwira ubuhamya ariko duciye muri iyo nsanganyamatsiko dufite mwiri tangira ry'ukwezi. Muraho neza mukozi w'Imana? Nkuko rero maze kukwakira ndagira ngo nubundi wibwira abadukurikiranye muri uyu mwanya bakurikiranye duhumurizanye TV. Imana iguhumugisha. Amina. Urakoze. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri iyi TV yacu duhumurizanye. Turi hano nk'abagabo bo guhamya Kristo ku byiza Imana yadukoreye. Mu by'ukuri nshimiye umushumba wampaye ikaze kugira ngo tubashe kuganira n'ubwoko bw'Imana amagambo y'Imana. Tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu ku giti cyacu personally twebwe koko ibaye itari Imana twabonye idukorera ibitangaza sinzi ko uyu munsi nakabaye ndi online kubwira abantu imbabazi z'Imana. Imana yarantabaye ku giti cyanjye ndi umugabo wo guhamya Kristo ko ari Imana igira neza. Nshingiye mu ijambo ry'Imana hano muri Yesaya ibice 54 ku murongo wa 11 turabona ahantu Yesaya umwuka wera yamumanukiye ahumuriza ubwoko bwa Isirayeli buri mu bibazo bitandukanye nkuko natwe turi mu bibazo bitandukanye hano mu isi. Yesaya 54 ku murongo wa 11 haravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga we
ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Ahangaha ubwoko bw'Imana bwari mu bibazo bitandukanye nk'ibyo natwe twari dufite uyu munsi. Njye mpereye ku gihe cy'umuhamagara Imana impamagara nk'uko mpamya Kristo ko yangiriye neza. Nigeze kugera mu gihe ndahungabanywa, ndateraganwa, nta muryango unyitaho, nta mubyeyi undeberera, nta mugabo nashatse turi kumwe, ndi kumwe n'abana banjye 6. Nshingiye kuri ibyo gusa ndakubwira Imana. Mu by'ukuri mu buzima bw'abadamu n'abagabo babo muzi ko tuba turi abatesi iyo turi kumwe n'abagabo bacu, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2000 nabonye ikintu kidasanzwe, mbona Imana inzahura inkura ahantu aho umwana w'umuntu atari kubasha kunkura. Twari Ikibungo, Nyarubuye, Nyarutunga, ni mu burasirazuba. Mu bihumbi 2000 nari maze kubyara umwana wanjye wa 5. Umwana wanjye witwa Nitwa Pastor Amozi, ni umuririmbyi. Noneho icyo umugabo yanywaga inzoga agasinda karara habonye. Aje yari yarashatse undi mugore wa 2, ujewe nari mukuru yari wa 2. Akibera kuri uwo mugore wa 2 mu mudugudu hepfo. Urumva ndaruhanda mbyara nk'uyu munsi aza kumenya amakuru ko nabyaye nk'ejo. Aza kuza rero arakomanga nk'uko uzumutware aza mu rugo rwe. Ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana, ukuntu Yesu atabara abantu be. Mu by'ukuri n'ababyeyi bantega amatwi, abantu b'isi bose bararushye, bafite ibibazo bitandukanye, ariko hari ibyiringiro yuko Imana ishobora guteturura umuntu ikamukura muri situation yari arimo, ikamushyira mu gihugu cy'umwuka kandi akabona ibyishimo. Ese Pastor utari wakomeza nenda kugira ngo aba bantu ugiye kubwira bakumve neza. Yego. Kwanza ubanza unababwira amazina yawe yombi turayavuga, noneho bayamenye, nibarangiza banamenye wowe ugiye kuvuga kuri umuntu ugiye kubabwira ibintu byumvikana kandi bifatika, bataza kugira ngo turi gutanga ubuhamya kugira ngo abantu badukurikire. Rimwe na rimwe hari abantu bagira ngo ni ibintu by'igipindi, abantu badukoreye inkuru ishusha yishi, sinzi ukuntu bakunda kubyita mu mazina yabo, ariko nagira ngo mbabwire ngewe ndi umuhamya kuko sinshobora kugutumira udafite ibintu by'ukuri. Rero ubibwira amazina hanyuma ukomereze muri iryo jambo tugenda tunaganira Imana. Amen. Ego. Nitwa Pastor Tesire Beatrice. Ntuye mu murenge wa Bumbogo hano muri Gasabo. Yego, nagiriwe neza n'Imana. Aho hantu ntuye nahahawe n'Imana. Ni inzu Perezida Kagame yanyihereye. Jewe ku giti cyane. Imana ngiye kubwira abantu ukuntu Imana iteturura nyine. Wumve kuba Perezida Kagame yarampaye inzu kandi abandi banyarwanda hano sinzi ko hari uwo yayihaye hundi. Je nige yayihaye inzu y'agaciro ka miliyoni 18. Nyirimo ifite ibyumba 3 na saro, ifite igikoni, icyumba na saro, ifite sterine y'amazi litiro 2000, ifite ubutaka nateyemo insina 29, ifite ahantu nashyira amatenti harutahangaha. Amatenti 2 y'ubukwe. Uko niko Imana yanteturuye. Nirarira ku muhanda. Sinagira nararaga ku muhanda. Mu Mariza muri akoro hariye. Uriya muhanda wa 2 uvuye mu gishanga kwa Masaso. Niho nararaga n'abana banjye 6 ku muhanda hanze. Nuko rero Imana iteturura abantu. Reka nkomeze rero. Yego, narimvuze ngo mu ijambo ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntugire gihumuriza. Ariko mpagaza nk'umugabo wo guhamya mbwira ubwoko bw'Imana ko Imana igiduhumuriza. Imana iradusubiza, Imana iradutabara, nk'ubwo mvuze ko Imana yanyubakiye igakoresha amaboko ya Perezida Kagame, agatanga amafaranga mu rwego rw'igihugu, bakanyubakira inzu, nkagenda nasanga inzu ikinze bagakingura bakampereza urufunguruzo. Nubona mbyibushye, nubona asa neza, nuko nibagiwe kurara ku muhanda n'abana banjye 6. Izina rya Yesu rihabwe ego. Ego. Rero nari narateraganywe n'umuryango wanjye, nari ntangiye mbabwira ukuntu umugabo yari yarashatse undi mugore wa 2. Ngira ngo unyitegereje ukandeba nta cyangiro mfite, ntago nsa nabi Pastor. Ahubwo niba navuga uriya mugabo yarahombye. Dore ikibazo rero ufite. Uko wagiye umbwira imyaka yawe. Uyu munsi umuntu arakubarira mu myaka nka 30 n'imisago. Ubu mfite 51. Yantaye mfite imyaka 30. Mfite abana. Ego, mfite abana 6.
hanyuma tuze gutekereza Imana irateturura icyo gihe rero yashatse undi mugore wa kabiri ariko jyewe dupfuye ko nakijijwe yajyaga ambwira ati sinkunda umugore ukijijwe sinkunda umugore uhagarara mu isoko akabwiriza kandi igihe Imana impamagara yampamagaye ndi umuvugabutumwa uhagarara ku isoko no ku mastendi y'amamodoka rero dupfa icyo ngicyo arambwira ati nzaguharika sinkunda umugore uhagarara munsi y'ibiti ku mastendi y'amamodoka mu isoko akajya kubwiriza ibyanga bikamurenga abanyarwanda baranseka ko nashatse umugore w'umusazi rero bituma agenda aramparika umwana muto w'umukobwa amushakira mu rundi rugo hepfo yanjye ubwo rero mfite iyo nda y'umwana wanjye wa gatanu yabanaga n'uwo mugore ninkubwira ngo Imana irateturura urumva aho hantu yari yaransize nta kireberera nari mfite nari ndaho ngaho ndi mu buzima bugoye afite amafaranga akayashyira wa wundi ni nawe yarimbanaga ni nawe mugore yari afite bafitanye abana batatu b'abahungu jewe rero yazaga aze kureba nk'intabwa yagowe ariko yahagera nkamuhereza icyubahiro kimukwiriye kuko urumva yari umutware twe dufitanye abana rero icyo gihe araza asanga naraye mbyaye atazi ko nabyaye nk'ejo arakomanga ndakingura abana bari basinziriye hanyuma asubira inyuma ankubita umugeri mu nda iryo joro ry'umunsi wa kabiri ankubita umugeri mu nda ndi umubyeyi mubisi nikubita hasi mbanza kano gatwe hasi umhubukamo matrisi irahubuka ijya hanze ingana n'igi umuvu w'amaraso uratemba rero nakomezaga mvuza induru hasi umwana wanjye mukuru Dota niwe wavugije induru umugabo yitwaga Manuel twari duturanye aho Nyarubuye araza asanga ndyamye mu irebe ry'umuryango umuvu w'amaraso nyine urimo uratemba nahuye n'ikibazo matrisi iri hanze icyo gihe yarayihuse uwo mugabo aragenda afata urupapuro arandika yari umuganga Nyarubuye Nyarutunga kuri dispensary yaho yandika urupapuro aravuga ngo umwana uzapfa azajyana na Tesire ariko uzabaho aho nzagarukira nzamusanga kandi nzaza mbishatse ntacyo nibagiriwe mu Rwanda ubwo urumva we yakuyemo amaguru ariruka anyura ahantu Ndego ku cyambu cya Ndego atunguka Ikaragwe yanyuze mu nyanja rwa Kigeri atunguka Ikaragwe ubara ahantu mutukura muri Uganda aho yansize aho uhibaze mbaye mbwira abanyarwanda ko cyangwa se isi yose inteze amatwi ko Imana iteturura aho yansize nta muntu wari kumpagurutsa mama yaratuye ku Rusuma ahantu boda jewe ndi Nyarutunga Nyarubuye hano kugira ngo angereho yangezeho mu masaha ya 5 z'amanywa njyanye muri rya rebe ry'umuryango matrisi iri hanze umura ungana nk'igi umuvu w'amaraso watembye uruhinja ruri ku buriri jewe ngaramye mu irebe ry'umuryango aho ngaho hatari Imana yahagukura atari amaboko y'Imana maremare atabara bayo abayimenye abayizeye abayikorera kuko Imana irahirika avuga ngo humura ntago nzagukoza isoni ntago isoni zizagukora nta nubwo ikimwaro kizakugeraho wizeye izina ry'Imana rero abantu baraje mu gitondo bafatikanya na mama banshyira mu ngobyi banjyana i Kigali ikibungo bantransfera i Kanombe mu kigo cya gisirikare hari niho basaza banjye batatu bari banjyana yo kugira ngo bankorere operation uriya muraba uteruremo babujugunye mu ndobo iyi Imana mbwira abanteza amatwi kiteturura kugeza kuri iyi saha mvuganira namwe n'abanteza amatwi banyumva ntago bigeze bambaga ngo bateruremo wamura bawujugunye mu ndobo nkuko byari biteganyijwe mu mategeko y'abaganga kuko niho ubumenyi bwabo bwagarukiraga kandi nawe umura uri hanze twarajyanye na mama n'abasaza banjye basanga baravuga ati byarangiye umura uri hanze turamukorera operation umura tuwuteruremo tuwushyire mu ndobo azakomeze nyine ari igisenzegera adafite umura ngezeyo y'Imana itabara y'Imana ibana n'abayo iyi ndimo mbwira ababyeyi kugira ngo n'abantu bose banteze amatwi bumve ko Imana twakurikiye atari ugutera waraza cyangwa atari ugushyushya inkuru narahageze babwira umubyeyi wanjye bati turabaka 76,000 mu mwaka w'2076 byari kugurisha isambu nta hantu umuntu ari gukura ayo mafaranga yego umwaka w'2000 muri yanzara yitwaga Rusenyamabati nibwo uwo mugabo yakuyemo amaguru ariruka ansigaho n'abana be nta mafaranga ntaki icyo nari mfite yari isambu n'inzu babwiye mama aravuga ati je isambu mfite nayihawe na Kagame nanjye ntahutse n'inzu y'amabati 36 ndasenya inzu ngurishe mbona ayo mafaranga ndagurisha isambu zasigara gute basaza banjye baraza baje witwa Jerome na Gerard baravuga ati natwe duhembwa 12,000 mu gisirikare bakadukuraho ngo amafaranga yarase ati ntago nuko twakora umwaka 76 ntago twayibona
Imana itagutabaye nta muntu wagutabara. Imana itakugiriye impuhwe nta muntu wazikugirira. Uwo ni umuryango wanjye n'umusaza wanjye unkurikira n'undi umukurikira na mama wambyaye. Mama ati ntibakora ku isambu, ntibari busambura ibati, singurisha isambu. Basaza banjye bati nawo umushahara bawutera imirwi bakadukuriramo arasi tugasigaza y'agasabune. Ubwo rero wizeye Yesu ugenda wipfire. Ndagira ngo mbwire abanteze amatwi yuko aho imbaraga z'abana b'abantu zigarukira niho iz'Imana zihera yiheshereza icyubahiro ku muntu wayo. Ntago Imana izadusiga, ntago Imana izaduhana, kuko iracyaduhetse ku mugongo. Ni umubyeyi wacu dukunda. Imana itwitaho. Bitari n'ibyo yuko twitaho n'umwuka wera twahawe nawe utunihira iminiho idahwema. Umwuka wera karara niha ngo badata abimiriri hanze badata abahingiriza badata abagowa badata abahamagawe badata Mana barengere Mana batabare Mana. Imbaraga z'Imana zikamanuka hacu. Izina rya Yesu rishimwe rihabwe cyubahiro. Bibiliya yatubwiye ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ugateraganwa kajugunywa abantu bakakuvaho amahanga akakota isika ikakureberera. Ariko hari imbaraga z'Imana zitabara bayizeye. Hari icyubahiro cy'Imana kimanuka ku muntu w'Imana. Jewe ndimo ndabwira abantu ngo hari Imana itabara, hari Imana tuzahura ikadukura ku cyavu ikatwicazanya n'abakomeye. Rero icyo gihe mama nyene abura icyo akora, abasaza banjye abura icyo bakora. Umuganga arambwira ati madamu turakubaga nukiri uzakorera ibitaro. Mama toya ni umurokore natashye agende yizere Yesu ni umurokore. Bari bafite ubwoba ko bashobora kubishyuza amafaranga bakoresheje. Gihe banyandikiye kubagwa mama aritahira, abasaza banjye basubira mu kazi banyandikira kubagwa. Banyandikiye kubagwa itariki yo kubagwa bazana ikintu cy'igitambaro cy'umweru kimeze nka kiriya kibaho bagishyira ku rukuta. Noneho umuganga tugirana amasezerano ko ninkira nzakorera ibitaro cyangwa se nimpfa Imana nawe izamuhemba ko yangiriye neza. Nuko bantene inshinge 3 hano ku kuboko kw'iburyo. Bategereza ko ndi businzire nk'uko inshinge zisinziriza abantu. Umwuka wera arabyanga. Barambaza ngo se unywa ibisindisha? Ese hari inzoga ujyunywa? Ndavuga ngo nywa gashera. Kandi agashera kaba kadasembuye. Bategereza ko rwa rushinge ruri bunsinzirize kugira ngo bakajya bambaza ngo urabona iki. Iyo ngobera ugenda uvuga ibintu bitandukanye. Ariko nakomeje mbabwira nti ikibaho ndakibona kiriho ibintu nshobora gusoma. Baravuga bati ntago rwamufashe. Noneho bamaze gufata decision yuko bagiye kumbaga nta kinya. Ngiye kubona mbona Yesu amanutse hariya kuri cya kibaho kiri ku rukuta cya gitambaro cy'umweru. Arangira ngo Tesire we ngarutse ku nshuro ya 3. Inshuro ya mbere yari yarankuye mu ishyamba umugabo yaranjugunyemo. Aranyisha arampotora aragenda njugunya mu ishyamba hagati. Bantora ku munsi wa 3. Abashumba baragiye inka banjyana ku rukiko baracukura bagiye kumbaga. Yesu arangira ngo ntuzapfa uzarama uzatekereza abantu imirimo n'ibitangaza nagukoreye. Iyo ari inshuro ya mbere. Inshuro ya kabiri Yesu yari yaransanze mu buzima bwo guhingiriza. Arambwira ngo nje kugutabara, nje kugukuba imyate, ndakuzamuye nkukize hejuru, nkujyanye mu mujyi wa Kigali, ugiye aho amatara yaka, aho abana bawe baziga nta gicero utanze, aho nzakwicazanya n'abakomeye, ukazamura ibihugu by'amahanga, ukajya kuvuga Imana, ukagera ku mateleviziyo n'ama YouTube channel uyu munsi mpagarayeho. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 Imana ikoze ibintu biremereye ku buzima bwanjye. Ndi umugabo wo guhamya rero ko Imana itabara. Icyo gihe rero bagiye kubona babona Yesu arampagurukije ntabashaga kuvuga ncamarenga. Mpaguruka ku buriri ndahagarara ndema, numva ijwi rivugiye muri jyewe ngo tera haleluya 3. Iya mbere irakurumura hanze, iya kabiri irawusubiza hawo, iya gatatu urasohoka ushima kandi abantu baramenya Imana wakurikiye. Ubwo narahagurutse nacaga amarenga, mpaguruka ku gitanda ndahagarara ntangiye kwa ngo haleluya, abaganga bariruka. Iya kabiri haleluya babageze imbere y'umuryango, iya gatatu mbamageze inyuma nanjye mbabwira ngo Imana isubije umurahawo, koko umura wagendaga nk'imbeba cyangwa se nk'ikintu numvaga kigenda gutya. Umuruva hanze ungana n'igi uragenda usubira mu nda yanjye. N'uyu munsi mvugana nanga ntago nigeze mbagwa. Ubwo ni ubutumwa bwavuzwe mu bitaro by'i Kanombe, ndabutanga kuri paruwasi ya Bibare. Mvuga Imana abantu bose bubaha Imana, bamenya ko ari Imana ikora ibyananiye abantu, bamenya ko ari Imana ikora ibyo umuntu atakora, bamenya ko imbaraga z'abana b'abantu ho zigarukiye ariho Imana ihesha umuntu wayo icyubahiro. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Rero ndi umugabo wo guhamya ko Yesu agira neza. Ndi umugabo wo guhamya mbwira abantu ko Imana itabara abantu. Imana ishobora gufata umura uri hanze ikawusubiza hawo kubera haleluya. Mama yabuze amafaranga, basaza banjye bavuze ibibazo, nta mukire wantungutseho ari Kristo gusa. Avuze ngo ibi ngiye gukora ni ibihamya by'ukubana n'Imana.
nanjye uyu munsi ndi umugabo wo guhamya mbwira abantu ko Imana tubana nayo ari inyamaboko itabara ku rugamba, ntihagire utera amahane, itabarukana intsinzi, irambura ikiganza ntihagire uyikoma mu nkokora, yatanga amahoro ntihagire utera amahane. Iyo niyo Mana mbwira abantu, niyo abantu batabyumva, niyo batabikurikira, ariko iyi Mana nzayihamya kuko narayibonye mu buzima bwanjye. Ubwo rero mva mu bitaro, aho naruhukiye ni kuri paruwasi ya Ibare, njya gutanga ubuhamya mu giterane, njya kuvuga imbaraga z'Imana. Ubwo mvuye aho namanutse nsubira iwanjye Nyarubuye, ndagenda ngezeyo nsanga muramukazi wanjye yagurishije ubutaka bwanjye bw'isambu, avuga ngo arohereza amafaranga yo kujya kumbaga. Aroherereza musaza aho yagiye. Utwana twanye ntusangaho turi mu kizu, duhata ibitoki, nta muntu twitayeho. Mpageze ndavuga ngo sinaguma kuba hangaha hagati y'abantu banyanga gutya, Imana inkijije, reka mfata abana banjye nigendere njye ku Rusumo kwa mama. Ndagenda inzu nyisiga aho ngaho, isambu we amabati itariho imiryango, isambu barayigurishije ngo barohereza amafaranga kwa muganga, ari ukugira ngo ninakira baba bari bazi ko nzapfa, ariko umuntu w'Imana ntapfa. Niyo wagera ku munsi wo gupfa, Imana iragusanga mu rupfu ikagukiza, ntago apfa. Urumva inzu yasambuwe, amabati ntayariho, isambu yagurishijwe, nabuze ahantu mpagarara. Ndagenda hari akantu kagasigara, ndakagurisha, ndagenda nguramo akarima kwa mama, ariko nsubiye inyuma gato, ubwo mvuye aho ngeze kwa mama naratungutse. Mama mbonye ashyira urushyi ku munwa, aravuga ngo imbwakazi n'ibibwana byayo birashe, ngo baje kundira isambu, baje kundira ubutaka, ngo isambu yabo barayiriye, ngo umugabo amaze inka ngo aragiye, ngo baje kuntera ibibazo. Agashyira urushyi ku munwa ngo ni mu ntabare, ampururiza. Abaturage ngiye kubona mbona bazanye imihoro, bazanye amacumu, koko icyo gihe wavuzaga induru bari bazi ko ari intera hamwe. Noneho mama ati turi mu ntabare yatuye, ati mbwakazi n'ibibwana byayo, ati ngibi hano imbere y'umuryango. Abantu barakurura baje basanga ni jyewe ndifura, baramubaza ngo se uyu ni uterera induru ukavuga ngo ni mbwakazi n'ibibwana bye? Ati si umwana wawe? Ngo genga amahoro nshaka, ngo nimuzane ikayi ngo mumusinyishe, ngo responsable aze witwaga twarabamenye, ngo na nyumba 10, ngo naze ngo asinye ko atazongera kunkandagira ku muryango, ngo amahoro yanjye nuko ntazamubona, ngo nizo nziga guhumaze. Bazana ikayi baransinyisha, bati kugira ngo nyoka akiri ihungabana afite nuko utakobana ku muryango nabuzukuru bawe n'abana bawe. Hari inzu ya musaza wawe Gerard yari muri Kongo gisanga nera agiye kurwana, ati yasize ayibohoje iri hararuguru mu mudugudu, mu mujyane n'abana be kugira ngo nyina agire umutekano. Sinyira ko ntazagaruka mu rugo kwa mama. Abana bagenda bashorera, turagenda tugeze kuri iyo nzu dusanga ifungishije umunyururu w'igare. Abayobozi bacu umunyururu baragenda badushyiramo. Umva ikizu cya mbere y'intambara, badushyiramo nta mukeka, nta gitanda, nta kindi, Bibiliya n'abana gusa. Ndagenda njya muri iyo nzu, mpageze nsanga harimo ikibwa. Ikibwa ni ikintu gifite ibiguru nk'ikirondwe cy'inka, biba mu bizu by'umusaka. Ikibwa kirandya, nticyarya abana banjye, kirya jyewe gusa. Kirandya, njya muri iyo nzu, nta kindi kintu mfite, nta mafaranga, nta mubyeyi, nta mugabo. Imana ngiye kubabwira yantabariye muri iyo nzu. Mbaze kugera muri iyo nzu, twarayemo amajoro 3, ikibwa kirandya. Bashyira mu ngobyi banjyana Nyamugari ku bitaro. Amaguru yarabyimbye, naratobaguritse, umuntu cyari yaratobagurika akajya yahagarara akaninda amazi. Ibigeragezo birakomeza, ntago byigeje bireka, ariko hejuru y'ibigeragezo bifata barokore cyangwa bibatera, hari imbaraga z'Imana ishobora byose. Ndi umugabo wo guhamya ko naho iryo joro ryarakeye. Abana basiga muri cya kizu, mama adashobora kubatwara ngo bashyire mu nzu ye. Ndagenda njya mu bitaro, namazeyo nk'igihe cy'amezi 2 bantera ibishinge. Ndagaruka, ngarutse nsanga abaturage barazana imvungure bagaha abana, imyumbati, ibishyimbo. Ntago abana banjye bashonje. Ya Mana itabara yakomeje kuntungira abana muri yanzu, jewe ndi mu bitaro Nyamugari hariya. Ndagaruka rero ngeze aho, ndavuga ngo Mana ko unkijije, reka nkusabe igitangaza, nyigisha guhinga kugira ngo nge ndya amafaranga nahingiye. Ntago nari nzi guhinga, iwacu twarabatunzi, twarabanyenka, ntago nari nahinga mu buzima bwanjye. Ubuzima burahindutse. Nizera ko Imana yankijije, nizera ko Imana inkuye mu bitaro. Ndavuga ngo Mana nyigisha guhinga. Imana irangira ngo nicyo ndakigukorera. Izi ntoki zacundaga amata, nari umuntu wavura amavuta, sinari nzi guhinga. Igitondo kimwe ndabyuka njya ku rugo rw'umuturanyi. Ndagenda mpageze, mbwira umuturanyi ngo se ngo wampa ikibaruwa ngahinga. Arangira ati ikibaruwa ni iki? Ikibaruwa ni ikirima bahinga. Ati su waba utazi nuko umurima witwa? Ati suzi guhinga umuzenzo? Ndamusubiza nti sinamenya ko yavuze umuzenzo, ngira ngo ni umuzindi.
nanga ntise umuzindi ni igiki ati umuzenzo ukubita isuka hano undi akakubitira hariya ati wowe ukanyura hano ukagenda ugaruka aha aturiya ati mugahurira ku murima hejuru ndanga ndabishobora ndi umunyamaboko ntifite Yesu aranshoboza kubikora umunsi wa mbere narahinze intoki zicika amaraso akajya amanuka ku muhini w'isuka iyi Imana ngiye kubabwira rero iteturira bayo Imana idutabara pastor igihe cyarageze ndahinga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 ngeza mu mwaka w'ibihumbi 2004 imyaka ine mpinga ntunzwe no guhingiriza ntunzwe no guca inshuro rimwe ngahingira ibigori ingemeri ya 300 ubundi ngahingira ibiceri 300 ubundi ngahingira akabido k'ubushera ka litiro 7 amacupa 7 icupa rimwe bakarinsigiramo nk'inyongezo bakampembera amacupa 6 ubwo narahingaga umubyizi w'amasaha 6 bakampemba ka 7 Imana iratabara pastor iryo joro ryarakeye uwo munsi urira ibyo bihe biratambuka uyu munsi ndimo ndarya ngaburirwa na Kristo nkajya kuri banke nkarutira amadolari ndi umugabo wo guhamya uyu munsi ugiye hariya kuri unguka banke ukajya kuri beka ndagenda nkarutira amadolari nkajya kuvunja mu manyarwanda aho hose ni Imana ishobora igenda inteturura igenda intabara kandi irabimbwira bibiri kandi irangira ngo haguruka muri ubwo buzima bwo guhingiriza imyaka ino uhingirije irabaye Yesu namubonye mu kibaya cyiza arangira ngo ndagutabaye nkukuye ku isuka yo guhingiriza nkujyanye mu mujyi wa Kigali ku ruganda runini ku muhanda wa yampaye igitaka ku muhima hepfo ku rusengero kwa Pastor Rugamba niho Imana yampaye guest yo kuba mu rusengero naryamaga ku ntebe z'imbaho nahabaye nahageze ari kuwa gatatu mpava ari kuwa gatatu w'ikindi cyumweru nirarira mu rusengero n'abana banjye kwa Pastor Rugamba aho ngaho niho hantu naruhukiye mvuye ku rusumo mu gihe Imana ari impinduriye amateka Imana iratabara inkura muri ubwo buzima bwo guhingiriza irangira ngo nguhinduriye amateka ndakuzamuye nkushyize hejuru zamuka ujye Kigali ku ruganda runini uruganda rwari ibigeragezo ngiyemo byinshi binini bigari ariko nzihanganiramo n'Imana yanjye ndaza njya muri urwo rusengero rwa Rugamba n'abana banjye 6 na Bibiliya akaririnda gasasa isuka ndayikuba ndayimanika nta kintu umwuka yanyemereye gukura muri iyo nzu y'uburetwaho nabaga n'abana banjye mpingiriza n'udushyimbo nari narahingiye nadusizemo Imana iranga ngo fata Bibiliya n'abana bawe ujye aho ngiye kukwereka ku ruganda runini ku muhanda wa yampaye igitaka ku muhima hepfo mu mujyi wa Kigali umva condition Imana yampaye icyitonderwa Imana igutabaye nduwiteka Imana yawe nkukuye ku cyavu ndakuzamuye nkukize hejuru nzakwicazanya n'abakomeye nzaguhera umugisha mu mujyi wa Kigali nzaguhera abana amashuri ntago bigaga nta mwana numwe bari mu ishuri nzakubakira inzu mu mujyi wa Kigali nzakuzamura ibihugu by'amahanga nzakubakira urugo Satani yashenye nkusubiza ibyawe byariwe na Kagungu n'inzige ndi umugabo wo guhamya ko ndi mu nzu ya miliyoni 18 nahawe na Perezida Kagame mu gihe jewe iyanjye nari mfite barayigabagabanya amabati bagakuraho imiryango bumva ko nta Mana yatabara pastor hari Imana idutabara none pastor kiraho kugira ngo ukomeze yego ubuhamya bwawe mu by'ukuri buraryoshye buranumvikana ndibaza abadukurikiye urabahumuriza kuri duhumurizanye TV kwiyo Mana yakubaye hafi nabo yababa hafi ikabikora urakoze cyane abantu umwanya badukurikiye bataye ibyiringiro bataye intego yo kwegera Imana kubera iminsi yabaye myinshi nibihe bikagomeza kuba bibi bataye ibyiringiro bavuga ngo ya Mana yaradutaye ndagira ngo uze kubakomeza ndagira ngo uze kugomeza utubwira kandi ukomeze ubateremo imbaraga kuko burya baravuga ngo ibyuma biracyazanye n'uyu mwanya nanjye hari ahantu uri kunterura n'abadukurikiye uyu mwanya hari abantu uri guterura ndagira ngo ukomeze ubabwire ko muri uku kwezi dufite ijambo rivanga Imana iraguteturuye ese iyo Mana yavuganaga nawe natwe ikabiri kuvugana natwe nawe ikabikivugana nawe nuko kwezi hari umuntu Imana yakura mu kimwaro nuko kwezi hari umuntu Imana yavana mu makuba ubu hari umuntu wamaze kumanikirwa amatangazo gukorwa n'isoni Imana yakambura icyo kimwaro iramutabara kakanya Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane haleluya rero nkuko ntanze ubu buhamya pastor mvuze ko amaboko y'Imana ari maremare Mose yabonye iyo Mana itabaye ubwoko bwa Israel muri iriya nyanja rifite ubuso 360 z'ubujyakuzimu
abona Imana itabaye imisozi miremire yarimo inzoka zirya abantu, abona ingabo za Farawo inyuma n'amagare n'amafarashi. Data nababuze mfite imyaka 9. Reba kuntu ndi umugabo usa neza. Ibaze kubura ababyeyi bose, so mu myaka 9, nyoko mu myaka 9, ngasigara turi batatu turi imfubyi, ntawe ubasha gutera urundi. Reba kuntu ndi umugabo ushima Imana. Nzabivuga undi munsi. Navuze hagace nzongera hakandi. Komeza uyu munsi ni wowe dushaka kumva. Nagiraga ngo nkubwire ko nanjye hari Imana hari ibyo yagukoreye, hari yarakuzahuye. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo hari televiziyo ngo yitwa ngo inzahure. Nimba ari inzahare oya ni inzahure. Urumva itanga ubuhamya bw'abantu bazahuwe na Kristo. Ariko nzayishakisha muri iki gihugu. Ngiye mbabwira ukuntu ndayikubwira ni ya pastor muri ADP. Amina. Yo Imana imumpera umugisha. Buryo wavuye muri mayibobo ku muhanda. Yo aravuga ngo nzavuga uburyo nazahutse n'abandi bakizahaye. Imana imumpera umugisha cyane. Amina. Navuga Kristo natwe turimo turavuga Imana. Yego. Rero ndimo nizeza abaduteza amatwi ku mfuruka enye z'isi yuko hari Imana itabara abayo, yuko hari Imana igirira neza abayikunda, yuko hari Imana ishobora gukura umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'abakomeye. Pasta cyakora inkovu zo guhingiriza ziracyariho gato. Ngira ngo urabona amabavu hano, ariko sinari nzi ko yasibangana. Nari mfite umwate ku birenge hano kubera guhinga amasinde, nkabagara ibishyimbo, nkasarura, nkagosora, nibera muri ibyo mu gihe cy'imyaka 4. Uyu munsi nibagiwe guhinga. Kuva mu mwaka 2004 n'indabo nateye nashyizeho abapagasi. Urumva? Imana rero tubwira abantu ntago ari ibipindi dutera. Ndizeza ababyeyi ko hari Imana ishobora kubatabara ikabakura mu marira barira ikabaha umunezero. Abana banjye barize muri uyu mujyi wa Kigali. Imana yanyubakiye inzu nkuko yabimbwiye. Imana yanzamuye ibihugu by'amahanga. Ndabwiriza ku munara wa Boston muri Amerika. Nkicara hano isi yose ikantega amatwi. Pastor, ubwo muntu ne kubigirirwa nande? Ninde wari gute? Uriya mugabo wankubise umugeri mundu umuraka busiga hanze kandi ku rupapuro ngo ntazagaruka mu Rwanda ntakizamugarura. Uyu munsi ntabwo ari mandeba, afite WhatsApp. Ibi mvuga arabibona. Baramu banje barabibona. Abana banje barabibona, barabizi. Kandi ntunabivugira kubera. Iyi ni Imana ndabukunda. N'uyu munsi je yaraje 2012 mu babarira ibyaha bye byose. Uko niko kuri. Ndamubwira ngo wagumye hatugakorera Imana toya ati Imana yawe kuyikorera ntago byoroshye. Kandi koko gukorera Imana ntago byoroshye. Ikorerwa n'uwayihisemo. Nuzi cyakora, nufite ingamba n'igituma n'icyayimuteye. Wafashe icyemezo. Umuntu rukoma imbari, umuntu ugenda inyuma y'abandi, utarabyiyemeje ngo bihamagarirwe ntago yabasha kubihagararamo. Imana yanjye rero irakomeye, ndabwira abanteza amatwi ko hari Imana idutabara, abarokore ntago tuzakorwa n'isoni, aba Yesu ntago tuzamwara. Imana yangiriye neza. Uyu munsi ndazamuka ibihugu. Ndabizi ufite rendezvous yo kujya muri Amerika. N'ubu Covid ivuyemo. Najya muri Amerika nkajya kuvuga ubutumwa. Hari umugabo wambonye kuri ekara mbwiriza kuri YouTube channel aravuga ati Covid nirangira ge nzakwishyurira nkohereza invitation uze muri Amerika ubwire abantu kugira neza kw'Imana. Ego mbwirisi. Ego kugira neza kw'Imana. Pastor nuko Imana yatugiriye neza, nuko Imana yadutabaye, turabagabo bo guhamya ko Yesu atugirira neza. Ubu rero nguwe neza, abana barize, umwe yabonye buruse yo kujya mu kirwa cyangwa ari umwaka washize, undi yarangije uyu mwaka afite diplome nawe afite buruse, arimo arasaba ishuri ry'aba officier. Ntago ibyacu byoroshye. Turi abantu bazamuwe n'Imana, turi hejuru cyane, nta nubwo tuzasubira hasi. Uko niko mbwira ababyeyi barushye bumve ko hari Imana itabara igakura ku cyavu igashyira hejuru ikicazanya n'abakomeye. Muri presidence turagenda nk'abajya muri saro ya president, ntago dukumirwa, nta kimwaro kituriho, ntiwakwibaza ngo nagenda nsa nabi, ndakorwa n'isoni. Dufite Imana idutabara ikaturengera, amaboko y'Imana, abantu bakavuga ngo hari Imana itabara barokore kurusha abapagani. Rero ndizeza abantu ko bizera izina rya Yesu, ni izina riruhura, ni izina ritabara, ni izina ritanga imbaraga, rigatanga ibyishimo n'umunezero. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihagwe cyubahiro. Ukiraho ndagira ngo mbwira abadukurikiye muri uyu mwanya, turi ku kwezi, nongere mbisubiremo, ukwezi kwitwa ukwezi ukwezi navuze ni ukwezi ko gukizwa ikimwaro. Hari iyi Bibiliya y'ijambo ry'Imana ibivuga neza. Iyo usomye muri hano muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere ku nkuru ya Zekariya na Elizabeth, igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 25 havuze ngo
mbega ibyo nyagasana ngiriye biratangaje, mbega ibintu nyagasana ngiriye biratangaje koko arangobotse. Iri ni ryo jambo dufite muri uku kwezi. Ese koko Uwiteka nyagasani arangobotse. Umva none icyangiza ankiza icyankozaga isoni mu bantu. Ni ukuvuga ngo Imana ifite gahunda yo gukiza abantu icyabakozaga isoni. Kandi Pastor Tesire ndagukunda, Imana igumugisha. Bibiliya iratubwira buriya hari igihe umuntu aba ari mu bantu ariko akorewemo n'isoni muri bo. Urumva wari mu babyeyi bawe ariko warakozwe n'isoni. Uzi kwangwa na mama wawe akavuga ngo andika, ariko Pastor Imana yatumye nkunda. Ubu yaragukunze. Sinaza nkubwira ngo mvuye ku rusumo. Niwe nari mvuye gusura. ariko mana avuye kumpa karima gafite intambwe 75 gutya 35 ubu mvuye kugabana umugabane yari yarawukwimye umva nta kintu nari mfite abana bose bari baragabanye arabagira ati dushyire hasi twongere duhe Tesire nawe n'umwana wanjye birashoboka kuba batabyumvishe neza aguhaye metero zinga 75 kuri 35 akarima aravuga ati nawe uri umwana wanjye gabana mu bandi bose bashyize hasi turongera tugabana bundi bushya uba kwemeye kuko Imana yahinduye amateka nawe aravuga ati nanjye ndabyemeye no kuba ngo abantu noneho batawe bajugunywe be kwiheba bongeye birememo imbaraga Yesaya yaravuze ngo rega inyegamo zo mu nzu yawe zigireyo ngo ntugarukire hafi ngo wungure imigozi yawe ibe miremire ngo koko uzarambura ujye mu musoni buryo tugeze mu gihe cyo kwibukwa abadutaye Imana ibateye kutwibuka ubu rero ubu nzanye ibiro by'ibishyimbo bishyika nka 30 mvuye no kugabana akarima gafite 75 kuri 35 ubu nanjye mbaye umwana mu bandi ntago nkiri imbwakazi n'ikibwana cyayo ntago nkiri rwa rwandiko rwo gusinya ko ntazongera kukandagira kwa mama noneho nagiye kuwa kane w'icyumweru cyashize turyamana tunapfumbatana ubu ngubu bimeze neza. Pastor nari ndimo nkubwira urugendo nakoze rw'umugisha njya ku rusumo kwa mama urumva kuva 2004 icyo gihe yarambonaga kavuza induru ndakubwiza ukuri ko yagiye no mu nama ya Serire akanyihakana ngo ndi yaduhise ndi umwana we ajya no mu nama y'umurenge wa Nyamugari aranyihakana agera no ku karere ka Nyakarambi imbere ya meya w'akarere ka Nyakarambi aravuga ngo ndi yaduye ni bankure kundanga muntu ye ngo ntashaka kumbona musaza wanjye witwa Jerome musirikare arazabwira meya w'akarere ka Nyakarambi ati mama yararwaye arasara turi mu mahanga turamuvuza yanga gukira ati buri muntu avugana n'umusaza utazi ko ari umurwayi noneho ibisazi bizamuka ko kanya yatutse na meya aravuga ati wa muntu ni umurwayi ati umuntu wihakanaga umwana we ati kumbe ni umurwayi ati mada arambwira ati kuri ubwo burima butandatu nyoko afite wowe ni wowe ndushyi iruhiye kwa nyoko mukuru wawe yarashatse basaza we n'abagabo bafite amago ati ni wowe ndushyi iruhiye kwa nyoko genda mufateho 2/5 ku isambu y'uburima butandatu ariko muhereza mama wanyu iyindi isambu yose bazagurisha kubakira amabati bagurisha bagura amadirishya n'imiryango ubwo urumva nagabanye kwa meya ubutaka mama bw'uburima butandatu yari afiteho 2/5 ariko manika amaboko ndavuga nti Imana izantabara ntabigize mu ruhare sinajya kugabana ubutaka na mama kwa meya anyihakana Imana ifite 8 data nakurikiye Imana nizeye izampereza 8 wanjye uyu munsi rero nagabanye akarima k'intambwe 75 gutya 35 nzanye n'ibishyimbo ibiro 30 bivuye kwa Yesu gusa Imana ikoreye muri wa mutima hamwe nasebeye hamwe nangiwe ni Imana impereye umugisha Imana iduhana umugisha nubwo buhamya nimo ntanga ko Imana ishobora kukwibuka ku munota wa nyuma igakora ibikomeye nk'Imana wiringiye. Arakoze cyane Pastor Tesire nkuko turi kubivuga turi mu kwezi ko gutetururwa n'Imana. Imana yiteguye kuguteturura. Mu by'ukuri ibyo yamukoreye birandenze. Utekereze kuba aho yasebeye, aho inama zamuteraniyeho, aho ibihe byari byamuhindukanye, umubyeyi akamuhinduka. Ni naho Imana iri kugutabarira. Ni naho iri kugusubiriza ijambo. Ukuntu nageze abaturage bakajya bansubiza nk'umuministre winjiye mu rugo. Abantu ngo wise ni Tesire tuzi ko niwe wahingirizaga ahingira ubushera. Bankunze ngenda nyine nanjye nkora uko nshobojwe nk'umuntu w'umukire nyine uvuye mu umuntu w'umukire. Urakoze cyane. Hanyuma abadukurikiye kuri Duhumurizanye TV uyu ni Pastor Tesire ndagira ngo nubundi nkuko
dutangira gahunda yacu tubaha ikaze, turagira ngo n'ubundi tumubwire abasengeri. Tugiye kugira ngo asenge muri uku kwezi kwacu turimo kwatangiye kwa mbere, ukwezi kwitwa ukwezi ko guturwa imitwaro, ukwezi ko kuruhurwa, ukwezi ko gukurwaho ikimwaro, kuko burya Bibiliya nibivuze ngo urateturuwe, ubuteturuwe koko. Ndagira ngo rero iri jambo uvuze urihamirisha isengesho, hanyuma ubwira Imana ngo Mana yanteturuye, teturura aba bantu badukurikiye, teturura aba bantu baduteza amatwi, hanyuma buri muntu wese mu rwe ruhande uhaze kwifuza ku mutima we. Imana iguha umugisha, ngo ayikaze ubasenge. Yego urakoze. Tugiye gusenga Imana. Mwami Imana yacu, tuguhaye icyubahiro, dufatikanyije n'ibizima n'abamarayika n'abakerubi n'abasarafi bari kwizamu ry'aya manywa imbere y'Imana. Turi abagabo bo guhamya ibyo wadukoreye Kristo, kandi koko wakoze imirimo itangaje. Dawudi amaze kukubona yaravuze ngo Uwiteka arakomeye, akora imirimo itangaje, ngo ariko ababasha kubimenya n'abacunguwe nibo bavuga ngo amen. Mwami, ndi umugabo wo guhamya rero, ubwoko bwawe ntanze ubuhamya, mvuze imirimo itangaje wadukoreye, nyaguhora ku ngoma mvuze ko umuryango wanyanze ababyeyi bakanyanga. Mwami Imana, nkacibwa kuva mu mudugudu kugera mu murenge no mu karere ka Nyakarambi, ariko Yesu aho nasebeye niho uhereye uzamura icyubahiro cyawe, niho uhereye nyubahisha. Uyu munsi mvuyeyo abantu b'Imana bahamya imbaraga z'Imana zabanye nanjye n'uburyo ukuboko kwawe kwankorera ibitangaza. Girira neza abantu bawe Mana, ndaguhamagaye ngo ibirometero 1000 imbaraga z'umwuka wera zigenda zikorera abantu bawe. Ababyeyi batawe, imiryango yabanze, ubagirire neza. Uyu munsi mbaramyamo icyizere kuri Imana ishobora kubarengera, ukabatabara, ukongera ukabagirira neza. Abarwayi bari mu bitaro, uri Imana ishobora kubakiza, kuko wafashe umuruka usubiza hawo. Uyu munsi nkaba ndi umugabo wo guhamya, iyakoze ibyo ngibyo yakorera abarwayi bari mu bitaro, abandikiwe kubagwa bagasubizwa inkota mu rwubati, uyu munsi bagataha bashima Imana. Mwami Imana yanjye, abarimo barira birukanywe mu mazu, uyu munsi Imana yabubakira, kuko nanjye waranyubakiye. Abari bambaye ubusa, uri Imana yabambika, ukabambura umwambaro w'umubabaro, ukabambika umwambaro w'umunezero. Kristo ukabaremera amashimwe. Uyu munsi abakingiwe insengero, uri Imana yabashe gukingura, ukongera bakaguhimbaza, bakavuga ineza yawe. Jya nkubonye uri Imana ikora, korera abapfakazi, korera indushyi n'abihebye, korera abatagira shinge na rugero. Tabara abantu bawe Mana, uyu mwaka uhindura amateka y'abantu bawe, binjire mu wundi mwaka babonye imbaraga zawe, babonye gutabarwa n'Imana, babonye kugirirwa neza n'imbabazi zawe. Urakoze Yesu, utugirire neza. Igihugu cyacu gihereza umugisha, komeza utwimana imbere y'abanzi bacu, utubambira amahema nyagora ku ngoma, ufata mpiri imigambi. Urakoze Yesu, turagushimiye kubwo abantu wishyuriye amadeni abaremereye, kubwo abantu bubakiye amazu babuze aho baba, kubwo abarwayi ukirije bari ku bisasiro, kubwo inkota ushubije mu rwubati kubari kubagwa bandikiwe ama operation. Ndumva kuri aya masaha ikiganza cyawe hari imirimo n'ibitangaza kiri bukorera bakwiringira, kandi Mwami ndinginze cyane ngo duhane umugisha n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu. Mwami ukomeze utwimane imbere y'abanzi bacu, ukomeze utubambira amahema, ukomeze turwanira intambara, ukomeze turwanirire Kristo, uturemera amashimwe muri uyu mwaka. Buri muntu wese azahagarare ashimira ineza yawe n'urukundo rwawe. Senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen.